hari igihugu ku isi gifite amateka arenga imyaka ibihumbi 5. Igihugu kigeze gutegeka igice kinini cy'isi, kikabyara abami bakomeye, abasizi b'ibirangirire n'imico yahinduye amateka y'inyoko muntu. Ariko igitangaje nuko izina ryacyo risa n'iryazimiye mu mateka y'isi. Abantu benshi bazi igihugu cyitwa Iran bakacyumva mu makuru ajyanye n'ibihano by'ubukungu, intambara za politike cyangwa ibiganiro ku ntwaro za kirimbuzi. Ariko bake cyane bamenya ko iki gihugu aricyo cyahoze cyitwa Perse cyangwa se ubwami bw'Abaperesi. Igihugu kigeze kubaka imwe mu ngoma nini cyane isi yigeze kubona. Ni igihugu cyahaye isi umwami ukomeye witwa Cyrus the Great, umugabo wubahagwa n'ibihugu byinshi ku buryo amateka amufata nk'umwe mu bategetsi beza babayeho. Ni n'igihugu cyabyaye umusizi w'icyamamare Rumi. Amagambo ye akomeje gusomwa ku isi yose kugeza n'uyu munsi wa none. Ariko ikibazo gikomeye kiracyahari: ubwami bw'Abaperesi bwaba bwarazimye koko cyangwa bwahindutse ikindi gihugu gikomeye kandi gikomeza kubaho? Uyu munsi tugiye gusubiza inyuma isaha y'amateka imyaka ibihumbi, twinjire mu mayobera y'ubwami butigeze bupfa, ubwami bwahinduye izina ariko amateka yabwo agakomeza kubaho. Mbahaye ikaze ku muyoboro wacu w'inkomoko official. Perse ni kimwe mu bihugu byuzuyemo amayobera ku isi. Ku ruhande rumwe tuvuga ku gihugu gifite umwe mu mico ya kera cyane mu mateka y'isi. Amateka yacyo asubira inyuma nibura imyaka igera ku bihumbi 5. Ariko ku rundi ruhande mu mwaka wa 1935 Perse yahinduye izina ku mugaragaro yitwa Iran. Kuva icyo gihe izina Perse ryatangiye kugenda ribura mu bitekerezo by'abantu benshi. Uyu munsi abantu bake cyane nibo bamenya ko Iran y'iki gihe ifitanye isano rikomeye na Perse ya kera. Ariko si ibyo birakwiye mu rwego rw'amateka. Abantu benshi bumva Iran mu makuru ajyanye n'ibihano by'ubukungu, imyigaragambyo cyangwa ibiganiro ku ntwaro za kirimbuzi. Ariko bake cyane nibo bamenya ko aricyo gihugu kimwe cyahaye isi abami bakomeye nka Cyrus the Great, abasizi bakomeye twagarutse nka Rumi, ndetse kikaba cyaranubatse imwe mu ngoma nini cyane mu mateka y'isi, ubwami bw'Abaperesi. Niyo mpamvu tugomba gusubiza inyuma isaha y'amateka tukareba neza Perse icyo yari cyo, ndetse tukibaza niba koko yarigeze ibura burundu. Mu mateka abashakashatsi bakunze kugabanya amateka ya Iran mu bihe bibiri bikomeye. Icya mbere ni igihe cyabanjirije Islam, ndetse icya kabiri ni igihe cya Islam. Igihe cya mbere gitangira kera cyane mu bihe bya kera, aho Homo erectus yabaga mu duce tugize Iran y'uyu munsi. Iterambere ry'abantu muri aka karere ryakurikiye inzira isa n'iy'ahandi muri Aziya. Hafi imyaka 50 irashize aka gace kari gatuwemo n'abantu bo mu bwoko bwa Neanderthals. Nyuma yaho ahagana imyaka 36 ishize basimbuwe n'abantu ba mbere babiki gihe bazwi nka Cro-Magnons. Nyuma y'icyo gihe Perse sani yagize amahirwe make mu buryo isi yanditse amateka yayo. Iran ntigeze ihabwa umwanya munini mu mateka yandikwa ku rwego rw'isi, bigatuma abantu benshi batamenya ubujyakuzimu bw'umucyo wayo wa kera. Iran ntigeze ihabwa umwanya munini mu mateka yandikwa ku rwego rw'isi, bigatuma abantu benshi batamenya ubujyakuzimu bw'umuco wayo wa kera. Nyamara abacukuzi b'ibyataburiwe mu matongo bavumbuye imijyi myinshi ya kera cyane muri Iran ifite imyaka iri hagati y'6,000 n'7,000. Harimo ibintu nk'umuco wa Jirofti, Ziggurat ya Siarik, ndetse n'inkono n'ibindi bikoresho by'ibumba byakozwe mu kinyejana cya 4 mbere ya Kristo. Ibyo byose ni ibimenyetso bya kera cyane byatumye abashakashatsi bamwe bavuga ko Iran ishobora kuba ari imwe mu nkingi z'aho imico ya mbere y'isi yatangiriye. Iran iza kuba yarahawe agaciro kangana n'ahandi, ishobora kuba yarashyizwe ku murongo umwe na Mesopotamia, Iraq y'ubu, cyangwa Ubushinwa nk'aho ubusivilizasiyo bw'isi bwatangiriye. Ariko kubera ko Iran itazwi cyane ku rwego mpuzamahanga, ubusivilizasiyo bwa mbere buzwi ku mugaragaro muri aka karere ukunze kuvuga ko ari Elam. Elam yari iherereye mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Iran y'uyu munsi. Amakuru menshi tuyifiteho tuyakura mu nyandiko z'Abasumeri. Umujyi w'ingenzi wari Susa, nubwo Abasumeri bavuga ko hari indi mijyi myinshi yigenga muri ako karere. Birakekwa ko Susa yashinzwe mu kinyejana cya 4 mbere ya Kristo, bigatuma ibimwe mu mijyi ya kera cyane mu isi. Mu gihe cy'ubukire bwayo, Elam yari igihugu gikomeye muri ako karere. Ahagana mu kinyejana cya 26 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, abo bita Aberamite bashoboye kwigarurira Abasumeri. Ariko mu kinyejana cya 23 mbere ya Kristo, Elam yaje gutsindwa n'ingoma ya Akkad. Nyuma y'iyo ntambara habaye ikintu cy'ingenzi cyane mu mateka y'isi. Umwami wa Akkad witwaga Naram Sin yasinyanye amasezerano na Elam, amasezerano y'amahoro yanditse. Aya masezerano yavugaga ko Elam ishobora kuguma yigenga, ariko igomba guhuza politike yayo y'ububanyi n'amahanga n'ingoma ya Akkad. Ibi bifatwa nk'amasezerano ya mbere mpuzamahanga yigeze kwandikwa mu mateka y'isi. Bivuze ko mu buryo bumwe Iran yari hari mu ntangiriro z'ikorwa rya diplomasi n'imibanire mpuzamahanga. Ariko hari ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya: abantu babaga muri Elam muri icyo gihe ntibaraba Iran nk'uko tubazi uyu munsi. Abantu babaga muri Elam mu bihe bya kera bari bafite imiterere n'umuco byari byegereye cyane abaturage ba Mesopotamia, cyane cyane Abasumeri. Niyo mpamvu ikibazo gikomeye cyagiye kibazwa n'abashakashatsi ari iki: ni ryari amoko y'abantu bo muri Iran nyirizina yageze muri aka karere. Nubwo bitazwi neza, abahanga mu mateka benshi bemera ko ayo moko yaje hagati y'ikinyejana cya 20 n'icya 15 mbere ya Kristo.
bishoboka ko yimukiye muri aka karere avuye muri Aziya yo hagati cyangwa mu misozi ya Caucasus. Muri icyo gihe ubwami bwa Elamu bwari bugihari kandi bugifite imbaraga muri politike y'ako karere. Nubwo igihugu cya Elamu cyaje gutsindwa burundu mu mwaka wa 539 mbere ya Kristo, hari inyandiko zigaragaza ko intumwa z'Ababeramite zakomeje kugaragara mu mijyi nka Yerusalemu no mu kinyejana cya mbere nyuma ya Kristo. Amateka y'abantu bo muri Iran atangira kuvugwa cyane igihe havukaga imbaraga nshya ya politike, ubwami bwa Kingdom of Med cyangwa ubwami bw'Abamedi. Ahagana mu mwaka wa 670 mbere ya Kristo hashinzwe igihugu cyitwa Med, cyari gituwe cyane n'abantu b'inkomoko y'abantu bo muri Iran bitwaga Abamedi. Igishimishije nuko bo ubwabo bitaga Aryans, izina ryari rifitanye isano n'inkomoko yabo. Nubwo ubwami bw'Abamedi butamaze igihe kinini cyane, hafi iminyejana 2 byonyine, bwabashije gukora ibintu bikomeye mu mateka. Abamedi bafatanyije n'Abanyababuloni bashoboye gutsinda ingoma ikomeye cyane ya Siriya, banigarura ibice bya Turukiya ndetse n'imisozi ya Rumeniya. Ariko se niki cyarangije ubu bwami bwari bukomeye? Igisubizo gitangaje nuko byatewe n'imibanire y'imiryango. Hari irindi tsinda ry'abantu bo muri Iran ryari rikomeye ryitwaga Abaperse. Abo nibo baje gufata ubutegetsi nk'uko imigani bivuga. Abo Baperse rero bahujwe n'umwami witwaga Akamenes, ari naho havuye izina ry'ingoma izwi cyane mu mateka, ingoma ya Khamenide. Hanyuma mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo haje umwami wahinduye amateka y'isi, uwo bise Cyrus the Great. Niwe washinze ubwami bukomeye bw'Abaperse, bwagutse kuva muri Egiputa bugera mu Buhinde. Muri uwo mwanya ubwami bw'Abamedi bwinjijwe mu bwami bw'Abaperse, kuko n'ubundi Cyrus the Great ubwe yari afite amaraso y'Abamedi n'Abaperse, abarabahuje bose. Icyo gihe itandukaniro hagati y'amoko y'abantu muri Iran ntiryari rinini cyane. Ikimenyetso cyabyo nuko abanyamateka b'Abagereki aribo banditse byinshi ku ntambara zabo na Perse, bakundaga kwita Abaperse Abamedi kubera ko bari barabimenyereye. Abantu benshi batekereza ko intambara hagati y'Abagereki n'Abaperse arizo zarangije ingoma ikomeye ya Akamenide. Izo ntambara zabaye hagati y'umwaka wa 500 na 449 mbere ya Kristo, kandi nibyo kuko Abagereki bashoboye kurinda ubwigenge bwabo. Ariko mu by'ukuri ubwami bwa Perse ntibwigeze busenyuka kubera izo ntambara. Ku Baperse imijyi mike y'Abagereki yari nk'utuntu duto ku ikarita, kuko bari bagifite ubutegetsi ku bice byinshi bya Turukiya, Aziya y'Uburengerazuba, ibice bya Afurika ndetse n'uturere tumwe two mu Buhinde, ndetse no mu ntambara zakurikiyeho hagati ya Athens na Sparta. Perse yagiye ifasha impande zombi mu bihe bitandukanye bitewe n'inyungu za politike. Mu mwaka wa 394 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, mu ntambara ya Battle of Knidos, umuyobozi w'Abanya-Athene witwaga Canon niwe wayoboye ingabo n'amato bya Perse. Nyuma yaho mu mwaka wa 387 mbere ya Kristo, umusirikare w'umunyasparta witwaga Antalcidas yasinyanye amasezerano y'amahoro na Perse. Ayo masezerano yari ayo gusebya cyane Abagereki, kuko yahaye Perse ubutegetsi kuri Chypre n'imijyi yo muri Minor Asia, ndetse igatuma Perse iba nk'umuhuza mu bibazo bya politike by'Abagereki. Hari uwo bita Zishegeshe wa mbere utarabashije kugira icyo ageraho akoresheje ingabo ze. Uyu ni umwuzukuru wa Zishegeshe wa kabiri wabigezeho akoresheje diplomasi, atarinze kohereza n'umusirikare umwe. Perse yatangiye gukurura imigozi ya politike mu Bugereki. Byari intsinzi ituje ariko irambye. Muri icyo gihe kimwe ubwami bw'Abaperse bwashoboye no kugarura ibice bya Misiri, ariko ikibazo gikomeye cyari gihari. Niki cyaje kurangiza ubu bwami bunini cyane? Mu magambo magufi, byatewe n'intege nke mu buyobozi bwo hagati. Ubwami bwa Perse bwari bugizwe n'amoko n'imico myinshi cyane, ku buryo kubiyobora byose byabaga bigoye. Nibwo haje umugabo wahinduye amateka, Alexander the Great cyangwa se Alexander the Great, mu mwaka wa 330 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Yaje atsinda ingabo z'Abaperse maze asenyera rimwe ingoma yabo. Ariko nubwo Alexander the Great yatsinze Perse, ubwami bwe nabwo ntibwamaze igihe kirekire. Nyuma y'urupfu rwe ingoma ye yarasenyutse igabanywamo ibice byinshi. Nyuma yaho haje irindi tsinda ry'abantu muri Iran ryitwa Abaparuti. Umwami wabo Mithridates wa mbere yiyise umwami w'abami, avuga ko ari umusimbura w'ingoma ya Akhamenide. Ubwami bwa Parthian Empire bwamaze hafi imyaka 500 kuva mu kinyejana cya 3 mbere ya Kristo kugeza mu kinyejana cya 3 n'ubundi nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu gihe cy'ubukomere bwabwo bwageze ku bunini busa n'ubw'ingoma y'Abakhamenide, ariko ntibwagize ubwigenge busesuye. Icyo gihe ubwami bwa Roma bwari buri kugenda bukomera cyane, kandi bwabonaga Abaparuti nk'aho ari ibihugu bibushingikirizaho. Ibintu byaje guhinduka igihe havugaga ingoma nshya y'Abayirani, Sassanid Empire. Aba bategetsi bashya bari bakomeye cyane ku butegetsi bwabo. Bashyize imbere idini rya Zoroastrianism nk'idini rya leta, bagabanya kandi imbaraga z'abatwari b'ibice by'igihugu. Byatumye kandi ingoma yabo ishobora guhangana mu ntambara n'ubwami bwa Roma ndetse n'ubwami bwa Byzantine. Intambara nyinshi zabaga zibera mu turere twa Mesopotamia no mu gihugu cya Rumeniya, aho ubutegetsi bwahinduraga ibiganza kenshi. Ariko ku iherezo ingoma ya Byzantine niyo yaje gutera igihombo gikomeye kuri Sassanid mu mwaka wa 651 nyuma ya Kristo. Ingoma ya Sassanid yari imaze hafi imyaka igera ku 1000 iriho, yaje kugwa burundu. Aho ni Abarabu binjiye mu mateka ya Perse,
bari bamaze igihe bagerageza kuyibasira baturutse mu majyepfo no mu burasirazuba. Nyuma yo gutsindwa kw'ingoma ya Perse, igihugu cyose cyaje kugwa mu maboko y'ingoma ya Umayyad Caliphate. Iyi ngoma nshya yashyize imbere ururimi rw'Icyarabu kandi umurwa mukuru wari Damascus. Mu ntangiriro ubutegetsi bwabo ntibwari bubi cyane, bemeraga abakristo n'abayahudi gukomeza idini ryabo, bashyigikiraga ubumenyi n'ubushakashatsi kandi bagashyira abantu ku mirimo bitewe n'ubushobozi aho kuba idini. Ariko nyuma y'igihe ukutihanganirana mu by'idini kwaje kwiyongera, bituma uburasirazuba bwo hagati harimo na Iran bwinjira mu bihe by'akaduruvayo k'igihe kirekire. Hakurikiyeho intambara, imyigaragambyo n'ingoma nyinshi zasimburanaga ubutitsa nk'iy'Abasidi Caliphate, iya Taherid, iya Safarid, iya Bayid n'izindi nyinshi. Mu by'ukuri ibi byasaba inyandiko cyangwa filimi y'amasaha arenga 20 kugira ngo bisobanurwe byose. Ariko hari ikintu kimwe cy'ingenzi: nta na rimwe Perse yigeze itakaza umuco wayo burundu. Nubwo habayeho kugerageza kwinjiza mu Bukristo cyangwa Islam, abaturage bayo bakomeje kurwanya ko umuco wabo uzimira. Ururimi rwabo Persian cyangwa se Farsi rwakomeje kubaho nubwo habayeho ingoma nyinshi zitandukanye. Ibitabo byandikwaga byakomeje kwiyongera ndetse n'idini rya Zoroastrianism riracyabaho kugeza n'uyu munsi wa none. Nyuma y'ubutegetsi bw'Abarabu, Perse yaje kuba ikibuga cy'intambara cy'abatsinzi bashya, cyane cyane Abaturuki n'Abamongoli. Mu mwaka w'220 umwami w'Abamongoli Genghis Khan yateye Iran, maze ubutegetsi bw'Abamongoli bukomeza kugeza mu kinyejana cya 14. Nyuma yaho haje undi mwami w'intambara ukomeye witwa Timur, wafashe ubutegetsi avuga ko aje kurengera Islam. Ariko ituze n'ubwigenge bw'Abayirani byagarutse neza igihe havukaga ingoma nshya yitwa Safavid Empire. Iyi ngoma yatangiye mu mwaka w'1501 igihe Shah Ismail wa mbere yashoboye guhuza igihugu cyose cya Iran mu munsi y'ubutegetsi bwe. Hari n'ibiganiro byigeze kuba byo kongera gukoresha izina ry'ingoma ya Khameneid kugira ngo igihugu gishya gihuzwe n'ingoma ya kera ya Perse. Ariko icyo gitekerezo ntikigeze gishyirwa mu bikorwa. Nubwo bimeze bityo, abategetsi bashya bigaruriye izina rya kera ry'abami ry'umwami w'abami kandi bayobora igihugu muri politiki yigenga mu mahanga mu gihe cy'imyaka igera kuri 250. Ariko ubuyobozi bwaho ntibwari bworoshye. Igihugu cyahoraga gihura n'igitutu cy'ingoma y'ubwami bwa Ottoman, Uzbekistan ndetse n'Abanyaafghanistan. Intambara zidashira n'ibibazo byo mu gihugu imbere byaje gutuma ingoma ya Safavid Empire isenyuka burundu. Mu mwaka wa 1785 hatangiye igice gishya mu mateka ya Perse, ubwo ingoma ya Qajar dynasty yafataga ubutegetsi. Abategetsi bari Abayirani bafite inkomoko y'Abaturukiya. Mu ntangiriro ingoma ya Qajar yatangiye neza, bashoboye no kugarura ubutegetsi ku gihugu cya Georgia ndetse n'ibice bimwe byo mu karere ka Caucasus. Ariko iherezo ryabaye ribi. Nyuma y'intambara y'inye zikomeye barwanye n'Uburusiya, Abapersi batakaje ibihugu byinshi harimo Georgia, Dagestan, Azerbaijan, Armenia n'utundi turere twinshi. Bityo igihe intambara ya mbere y'isi yose yatangiraga, Perse yari isanzwe iri mu bibazo bikomeye. Igihugu cyari cyarabaye nk'ikibuga cy'umukino wa politiki hagati y'Uburusiya n'ubwami bw'Ubwongereza. Ibihugu byombi byigaruriye ibice bya Perse ndetse intambara zarwanywe muri icyo gihugu hagati y'ingabo z'ubwami bwa Ottoman n'izindi ngabo. Igihe Uburusiya bwavaga mu ntambara ya mbere y'isi yose, Ubwongereza bwagerageje kwigarurira Perse mu buryo bworoshye mu mwaka wa 1919, ariko uwo mugambi ntiwagerwaho. Nyuma y'igihe gito ubumwe bw'Abasoviyete bwongeye kwinjira muri Iran ndetse igihe gito igira igice cyayo igihugu cya gikomuniste. Ariko nk'uko byagiye bigenda mu mateka yabo, Abapersi bongeye kugarura ubutegetsi bwabo vuba na bwangu. Umwe mu bantu bakomeye mu mateka ya Iran ya vuba ni Reza Shah Pahlavi, wabaye umwami wa 34 wa Perse. Yageze ku butegetsi abikesheje coup d'etat ya gisirikare, maze atangira gahunda yo kuvugurura igihugu no guteza imbere inganda. Mu mwaka wa 1935 yafashe icyemezo gikomeye, icyemezo kitavuzweho rumwe kugeza uyu munsi: guhindura izina ry'igihugu ku mugaragaro riva kuri Perse riba Iran. Ariko amahoro ntiyamaze igihe kinini. Mu gihe cy'intambara kabiri y'isi yose, Iran yongeye kwigarurirwa n'ingabo z'ubwami bw'Ubwongereza n'iz'ubumwe bw'Abasoviyete. Igihugu cyongera kuba ikibuga cy'imikino ya politike y'ibihugu bikomeye. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ubumwe bw'Abasoviyete byahataniraga kugenzura aka karere kose. Nyuma yaho habaye impinduramatwara n'ihindagurika ry'ubutegetsi kenshi. Impinduka ikomeye cyane yabaye mu mwaka wa 1979 ubwo habaga Iranian Revolution. Muri icyo gihe Iran yahindutse repubulika iyobowe n'abanyedini, aho abayobozi b'idini bagira imbaraga nyinshi mu butegetsi. Kubera ko Iran ifite peteroli nyinshi kandi iri hagati muri Aziya, yakomeje kuba ahantu h'ingenzi mu makimbirane ya politike y'isi. Mu mwaka wa 1980 umuyobozi wa Iraq Saddam Hussein yateye Iran, bituma haduka Iran-Iraq War. Yamaze imyaka 8 irangira nta ruhande rutsinze burundu, ariko isiga amaraso menshi amenetse. Kuva icyo gihe Iran yakomeje kugira amakimbirane cyangwa ubushyamirane n'ibihugu byinshi nka Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Uyu munsi nabwo Iran na Israel bongeye kugaragara mu makimbirane afunguye,
aho hakomeje kuraswa za misile no koherezanya za drone mu makimbirane ari kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bituma Iran ikomeza kuba umwe mu bakinnyi bakomeye mu bibazo bya politiki y'akarere. Nyuma y'imyaka ibihumbi by'amateka, intambara n'ingoma zasimburanye, hari ikintu kimwe kigaragara neza uyu munsi: Perse ntiyigeze ipfa. Yahinduye amazina, yahinduye abategetsi, ariko umuco n'umwuka wayo byakomeje kubaho kugeza uyu munsi wa none mu gihugu cyitwa Iran. Niba ukunze iyi nkuru, kora like, share, ukore na subscribe, kandi utubwire mu bitekerezo n'ikindi gihugu cyangwa amateka ushaka ko tuzakubwiraho ubutaha. Njye ni Munyarabanga ati nk'ibisanzwe, aha hakaba ku Nkomoko Official. Ndabashimye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.